muri aho umeze neza, ngewe tugiye gutangirana nk'ibisanzwe. Ubu rero twari tumaze igihe tutavugana, tutabagezaho uburyo bushyashya, ariko ubu ngubu tugiye gukomezanya kuri pati 1 yo kwiga moto mu buryo bworoshye. Waba wifuza gutwara moto, waba wifuzaga kujya uyigendaho witwaye, uyizi bisobanutse, ukayitwara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se n'ahandi, kurikirana channel yacu yitwa Iyakenshi TV. Kuva uyu munsi kugeza ikindi gihe uzagenda ubona ibice bishyashya bigezweho byagufasha kumenya gutwara moto. Ntiwibagirwe gukora subscribe. Murakoze, twatangiye kwiga mu buryo bugaragara ndetse ibintu byose tubibona. Na mbere uzana kontake ukayishyira aha ngaha mu kibiriti cyayo cyabugenewe, ukishyiramo uhita ukata. Iyo ukase aka gatara kahita kagaragaza ko nta vitensi irimo. Iyo uyizimije kahita kazima. Iyo wongeye kuhatsa kahita haka. Motor ready iyo katse nta vitensi birimo. Okay. Hanyuma ugakomeza ukahita ushyiramo vitensi. Vitensi iri mu kaguru k'imoso, ifite udupati tubiri, ah'imbere ndetse n'ah'inyuma. Ah'imbere n'aha niho bayikuriramo, aha naho kuyishyiramo. Iyo ukandagiye ukandagira rimwe, kuyishyiramo ni rimwe, ubwo iyo ni imwe, kuyikuramo nabwo ni rimwe. Ubu tuzajya tureba ukuntu bikoresha. Kuyishyiramo ni uku, kuyikuramo ni uku. Ikindi ahandi h'ingenzi hakomeye cyane ni amburiyaje. Amburiyaje nayo iba mu kuboko kw'imoso, ikoreshwa n'akaboko k'imoso. Urayifata ukayegerezaho cyane, ukayikanda cyane, ukayifata cyane. Ubona ko irekuye ibizamuye. Uyifashe cyane ihita imanuka. Urayifata cyane ikanetereza vitensi. Ubwo vitensi iyo ugiye kuyishyiramo, mbere yo kuyishyiramo nicyo amburiyaje imaze, uranza ukayifata. No kuyikuramo uranza ukayifata. Ibyo iyo birangije urayirekura. Bakaba yitwa amburiyaje. Rero iyi iba mu kuboko kw'imoso, ikoreshwa mu gihe uri gushyiramo vitensi cyangwa no kuyikuramo. Niko kamaro ka amburiyaje. Ikindi gice gihari ni feri. Ari feri yo mu kaboko k'iburyo, ariyo y'imbere. Ngiyi nayo urayifata, ubona ipine y'imbere ntiyakwikaraga. Ipine y'imbere ntiyakwikaraga. Dore ni iyi ngiyi y'imbere. Urayifata gutyo, uyigumishaho gutyo, ipine y'imbere ihita ihagarara. Iyo irekuye iragenda. Akaba hari n'indi feri iri mu kaguru k'iburyo. Moto ubwayo igira feri ebyiri, iyo mu kaboko k'iburyo ndetse no mu kaguru k'iburyo. Dore ngiyi. Iyo uyikandagiye gutya, iyo uyikandagiye cyane gutya, ipine y'inyuma ntabwo yikaraga. Iyo uyikandagiye cyane, ubona iyo ntayikandagiye izamuye, ariko iyo uyikandagiye ihita imanuka. Ubwo ipine y'inyuma ntabwo yakwikaraga uko wabigenza kose. Ariko iyo uyirekuye, ipine y'inyuma igira iti iragenda, ariko iyo uyifashe gutya ntabwo igenda. Niko kamaro ka vitensi y'inyuma. Ikagira ikindi gice cyitwa kiki. Kiki dore ngiyi ikoreshwa n'akaguru k'iburyo. Kiki akamaro kayo ni akahe? Ni ukwatsa moto. Nk'ubu ngize gutya,
nkongera nkayizimiriza kuri ya korogate. Iyo ugize gutya kirike akamaro kayo ni ukuyatsa ahita yaka, ukongera ukayizimiriza hehe kuri kontakte igahita izima. Ubwo akamaro ka kirike mwakamenye ni ukuyatsa. Iyo cyo cya mbere ukiyicaraho rero ukareba ko nta bitensi irimo, ubundi warangiza ukahita ugera kuri kirike ukayatsa. Ntabwo nari yanyakije. Ubwo rero tukimara kwiga, iyi yari pariti ya mbere. Pariti ya kabiri tuzabonamo ibintu byinshi kandi byiza bifite n'umumaro. Nibwo tuzabonamo guhaguruka ukagenda ukamenya buri kimwe cyose agaciro kacyo, ukaba wamenya gukoresha uturovizeri ndetse n'ibinyoteri. Hari n'ibindi byinshi tubateganirije, dore ko aribwo uzahita umenya neza uko wahaguruka. Buri kimwe cyose uzahava ukimenye. Ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo twabateguriye n'ibyo twabashyiriyeho. Ciao ciao, murakoze. Video zacu nakagaruka.